nuko Uwiteka kunyuzaho asanga wigaragura mu ivata, arangije aravuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe baho, kandi yaragusezeranije, arahira isezerano wowe nawe, aravuga ngo nubwo uri mu ivata baho. Birashoboka hari aho watawe cyangwa se hari aho hari ibyari byaratumye usa naho ugawa cyangwa se ucibwa mu muryango, ariko Uwiteka arangije arakwitegereza aravuga ngo nubwo uri gutyo baho. Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, tubahaye ikaze kuri Minisiteri y'Ijuru TV. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane nawe aho uherereye hose, igihugu uherereyemo, umugabane uherereyemo. Turabashuhuje kandi turabaramukije abari Canada, abari Australia, abari mu Bufaransa, abari mu Burusiya, Aziya ndetse n'ahandi hose mukurikirana Minisiteri y'Ijuru TV. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Turi kumwe n'umutumirwa nk'uko twagiye tubabwira ko tuzatubatumirira abatumirwa batandukanye. Ni umusore ukiri muto ufite amavuta y'Imana, ni umuhanuzi w'Imana, afite impano yo gusengera abarwayi, Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Tumugezeho rero, tumugezeho bari baramutubwiye ariko twari tutaramubona. Iyi saha tumugezeho, reka tumwakire abibwire. Muraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Rakoresha ijwi rinini kugira ngo abakumva babashe kukumva neza, umere nk'uri kubwiriza. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru y'iminsi, amakuru yanyu? Amakuru ni meza, turashima Imana. Barabatubwiye, batubwira ko muri abakozi y'Imana mukorera Imana. Ese byaba ariko kuri cyangwa ni ibyo abantu bavuga? Pawulo aravuga ngo dushobozwa na byose na Kristo uduha imbaraga. Uwo murimo turawukora mu izina rya Yesu. Murawukora mu izina rya Yesu? Yego. Nanjye uwabandangiye yambwiye ko hari imirimo n'ibitangaza Imana ibakoresha. Ese byaba ari byo cyangwa n'ibyo abantu bavuga? Iby'Imana idushoboje tubasha kubikora kubw'imbaraga zayo. Kubw'imbaraga zayo. Mwatubwira aho musengera mwangiza mugasengera ubwoko bw'Imana? Aho duteranira cyangwa se itorero dukoreramo umurimo ni itorero rya Pefa Mahama mu karere ka Kirehe mu Rwanda. Niho dukorera umurimo. Ni karibu mwasenga ubundi tugatangira ikiganiro cyacu. Turongeye kugushima mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimye kuri uyu mwanya ndetse n'iyi saha Uwiteka nyagura ku ngoma. Tugushimiye mu ijambo ryawe rikomeye cyane riboneka mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 10 ku murongo wa 34 ku magambo Petero yavuze, akavuga ngo mu mahanga yose uyu bagakora ibyo gukiranuka ngira mwemera. None muri aka kanya Uwiteka nyagora ku ngoma turasenze twizeye ko ukwemera mu mahanga yose umwemera mu izina rya Yesu Kristo. Turakwingize kugira ngo uyu mwanya ndetse n'iyi saha bibashe kuba byayoborwa nawe, kandi ibyo ushaka bari byo biba. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, tugusenze twizeye ko ugiye gukora imirimo n'ibitangaza. Amen. Ese ko tubasanze murimo musenga muvuga ko hari ubutumwa mufite, ese Imana yaba yabatumye iki ku bagiye kubakurikirana aka kanya kugira ngo bamenye ngo ubutumwa mufite bushingiye ku iki? Muri iki gihe ubutumwa turimo kugendana muri iyi minsi ni ubutumwa buvuga ngo twibuke aho Imana yadukuye, bidutere gukomera no gukomeza urugendo. Twibuke aho Imana yadukuye, bidutere gukomera no gukomeza urugendo. Ubwo rugendo se nk'umuntu utabizi wenda ugiye kwakira agakiza, kuko ubutumwa mwavuze cyangwa se nasanze muri kuvuga numvishe harimo ko abantu bagomba kugira aho bava naho bajya. Ese ni urugendo rugana hehe? Ni ukuvuga ngo ingendo ziratandukanye. Hano mu isi tugira ingendo zitandukanye, ariko uru rugendo rwo tuvuga ni urugendo rwo gutangira inzira igera mu ijuru cyangwa se igana mu ijuru, kuko uru rugendo rutagendwa n'amaguru ahubwo rugendwa n'imitima. Uko nkunyuzeho mbona uri kwigaragura mu ivata ry'amaraso, ndakubwira ngo nubwo uri mu ivata ry'amaraso baho. Maze arangije arakubwira ngo baho. Uwo ni Yesu yagusanze wigaragura, arakubwira ngo baho, nyamara wari waratawe ntacyo wambaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya Yesu Kristo, aho muri hose naho muherereye. Nkundire muri aka kanya dusangire rino jambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Iri jambo rifite teme ivuga ngo
yadusanze twigaragura mu ivata ry'amaraso, irangije iratubwira ngo nubwo twigaragura tubeho. Yesu ashimwe. Ijambo ry'aka kanya riravuga ngo rero baho. Teme y'ijambo iravuga ngo baho, nubwo hari intambara baho, kuko ari Uwiteka Imana yabigusezeranije. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amazina, reka twivuge ku mazina. Amazina yacu ni Nsengiyumva Emmanuel. Dufite gahunda yo kuzajya mu ijuru, kandi nawe ndazi uri kunyumva muri aka kanya gahunda ufite niyo kuzajya mu ijuru. Hari ufite gahunda yo kuzamanuka? Hari ufite gahunda yo kuzamanuka? Oya. Twese gahunda ni hehe? Mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero mu gihe twese gahunda ari mu ijuru, tugomba kumvira ijambo kugira ngo turusheho gukomera mu mwuka, ndetse turusheho no kumva ko Yesu hari aho yadusanze twigaragura, maze arangije ntiyaduterana nk'uko abantu badutereranye, aravuga ngo tubeho. Yesu ashimwe. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Ezekiyeli, ibice byaho ni 16. Turasoma ku murongo waho wa 6. Ni Ezekiyeli mu bahanuzi bakuru, ibice 16, umurongo waho wa 6. Haravuga rino jambo rikomeye cyane, aravuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira, n'umushatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze nkutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe, maze uba uwanjye, niko Umwami Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Rishimire Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iri jambo ndagira ngo turiganireho muri aka kanya. Bibiliya iravuze ngo nuko iyi yari Imana. Mu yandi magambo kugira ngo turusheho kwagukirwa rino jambo, uyu yari umukobwa w'umuhetikazi. Noneho ise uwamuteye inda, umuhetikazi, yaryamanye n'Umwamoni. Umwamoni amutera inda, kandi icyo gihe ubu bwoko bwaranganaga, mu yandi magambo baranenanaga. Noneho uyu muhetikazi arangije ajya muri ubu bwoko bw'Abamwamoni, ajya kuba yakwerekana ko atwite, maze barangije bamusubiza inyuma, baramwihakana, maze uyu mukobwa arangije yicwa n'agahinda gakomeye cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ngarangije yicwa n'agahinda gakomeye cyane, ngarangije ngo mu gihe cyo kubyara, ngaragenda, akimara kugenda ngo ageze ku nzira, ngarangije ngo arabyara. Akimara kubyara, wa mwana abyaye aravuga ngo nimujyana mu bahetikazi bazahava bamunyicana, kuko naryamanye n'Umwamoni. Yesu ashimwe. Amen. Tope kidasa ndumva ndakumva Uwiteka we. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nukuvuga ngo uyu muhetikazi arangije afata wa mwana abyaye, arangije amusiga ku nzira. Akimara kumusiga ku nzira, arangije arikomereza, arangije mu mutima we yumva araruhutse, yumva mu yandi magambo arabohotse. Yesu ashimwe. Amen. Maze iri jambo rirangije ratubwiye ngo nuko nkunyuzeho. Ni Uwiteka yanyuze kuri uwo mwana, nibwo bw'iri jambo rivuga ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza. Birashoboka uwo mubyeyi we yari yamwitaye,
yamwanze, mu yandi magambo yarasa naho yamutaye cyangwa se yamwihakanye. Ariko Uwiteka arangije arabyitegereza aravuga ngo nubwo aba bantu bakwihakanye, njye ntabwo nshobora kukwihakana. Nubwo basa naho bagutaye, njye ntabwo nshobora kuguta. Nibyo bw'iri jambo twumvishe avuga ngo nuko nkunyuzeho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ati nuko nkunyuzaho mbona ukuntu uri kwigaragura. Uyu mwana akimara kuvuka ntabwo yigeze abona amahirwe yo kuba bamusharira ku mukondo. Uko bamubyaye bamusizaho n'ivata ntabwo bigeze barimuvanamo. Uko bamubyaye niko bamusizaho, barangije barigendera. Maze Uwiteka arangije ngamurengukaho. Yesu ashimwe. Amen. Ngo akimara kumurengukaho arangije aravuga ngo nuko nkunyuzeho. Reka twongere dusome mu izina rya Yesu. Niho tugiye kuganira muri aka kanya. Ku gice cya 16 Ezekiyeli umurongo waho wa 6 haravuga ngo nuko nkunyuzeho. Ahangaha yaramunyuzeho hamwe bamutaye. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe. Ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Tuzamure Yesu ibiganza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo uyu mwana ntabwo yigeze akurwa mu ivata, nta nubwo bigeze bamuhanaguraho amaraso. Ariko Uwiteka arangije ngamurengukaho, arangije aravuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ndakubwiye nti baho. Ndetse Uwiteka arangije amusezeranira isezerano, aramubwira ngo nubwo uri mu ivata ndakubwiye ngo baho, ngo kandi ngo nkugwije nk'ibimera, kandi ngo amabere yawe ngazarushizaho gushimangira. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo niyo tugiye kuganira muri aka kanya. Birashoboka hari aho watawe, birashoboka hari mu muryango baraguciye, birashoboka wabaye igitutsi mu bandi, birashoboka ibihe bibi byaraje bikwangisha n'abantu, birashoboka intambara zaraje zituma abantu batakubona nk'uko wari uri, birashoboka mu muryango wabuze ijambo, mu muryango wabuze agaciro. Ariko muri aka kanya nyemerera ngo ubutumwa bwiza buvuye ku mwami Yesu, nkubwire ngo Imana iravuze ivuganye nawe ngo baho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nubwo hari abagutaye, nubwo usa naho watawe, nubwo usa naho nta jambo, ariko Imana ikunyuza aho ngaho. Haleluya. Nubwo ubona urugendo rukomeye, nubwo ubona intambara zikomeye, Imana ikunyuzeho iravuze ngo baho. Ntuzongere gusuhuza umutima. Amen. Nyemerera muri aka kanya kubwira ijambo wumvishe. Yesu avuganye nawe ngo baho. Baho. Nubwo uri mu ntambara baho. Nubwo uri mu bibazo baho. Nubwo uri mu bintu ubona bisa naho bidafite agaciro, abantu basa naho bakwegekaho, nyamara bakubeshyera, ariko Imana iravuze ngo baho. Nyemerera wibuke urukundo Imana yakuvuzeho cyangwa se yakugizeho kera ukiri muto kugeza na n'ubu. Hari abashatse kukwicisha ntibyakunze, abarozi barakuroze ntibyakunze, abapfumu barakugendereye ntibyakunze, ariko nuko Imana yari yarakuvuzeho ijambo ngo baho. Nyemera ntiwongere gutinya. Uyu munsi Imana ivuganye nawe ngo baho. Haleluya. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Turasengana Imana n'uyu muntu ayumva ko yari yarashize imbaraga z'umutima kubw'ibihe byamunyeganyeje, kubw'abantu bamuciye intege, ariko Imana irakubwiye ngo ngera ubyire ibyiringiro. Baho mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusengana Imana mu izina rya Yesu. Shobora kuba ugwaye ariko kubwira ijambo wizere ko Imana ivuze ngo baho. Shobora kuba ufite intambara ariko kuri iri jambo wizere ko Imana ivuganye nawe ngo baho. Shobora kuba wari uri mu kibazo gikomeye ariko kubwira ijambo wizere Imana ko ivuze ngo baho. Nubwo ubona intambara zabaye nyinshi ariko Imana iravuze ngo baho, kandi mu kuvuga ngo baho ntawe uzavuga ngo pfa. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko urwaye, ukaba urwaje, ukaba ufite abawe bari mu bitaro cyangwa se bari muri gereza cyangwa se bari hirya no hino. Nyemerera ubizerere kubwira ijambo Imana ivuze, nabo yabagizeho umugambi, yarababwiye ngo babeho, kandi mu kubaho kwabo nta muntu n'umwe uzigera uvuguruza uwo mugambi Imana yabagizeho. Nyemerera dusengane Imana mu izina rya Yesu. Data, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo.
turagushimye kuri Imana ivuga hose kandi ugera hose kandi ukagerera icyarimwe. Nyemerera Uwiteka uyu muntu urangije gutega amatwi iyi video, umubwiye Mwami Imana mu ijambo ryawe rihagaze muri Ezekiyeli ibice 16 umurongo wawo wa 6, riravuze ngo baho, ngo nuko nkunyuzeho ngo ndakwitegereza mbona uwambaye ubusa ariko ngurangije wambika ubwambure, kandi uramubwira ngo baho. Nyemerera Uwiteka we buri muntu wese muri aka kanya yumvishe rino jambo, ahari hose byari gukora icyo yizereye cyose, uburwayi yaba afite cyangwa se ibibazo afite, nyemerera Mwami Imana kubwira ijambo mu bwengo baho, nyemerera beho mu izina rya Yesu. Urakoze data kubikoze, nuko byumvishe kandi ko wumvishe gusenga kwanjye kandi kumwishyuye mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.